etambo turagushimye kubw'imirimo n'ibitangazo dukorera turagushimye kuko mwuka wera w'Imana yamanukiye hagati mw'iki kiganiro topi ene etambo karibu Yesu turagushimiye tuta ene esta turagushimye kubw'ubuntu bwawe turagushimye kubw'urukundo rwawe rote kererevo sayini kire manda grome hatakuwa mando rote kererevo sayini kire manda grome hatakuwa mando Imana irambwira ngo mbwira abantu ngo biyarure kuko icura burindi riraje cyangwa se igihu kigize gute kirabuditse ngo kandi buri muntu wese uri maso cyangwa se uri gusenga mu kuri no mu mwuka amen Imana irambwira ngo afite ubwo burinzi nubwo ataburebesha amaso agize gute asanzwe ngo ariko abantu bari mu gahuge ngo mbona ikirere kirahindutse wari wabona hari ukuntu baje ngo ubwira kabiri yego hari ge rero ntago ubwira kabiri nabonye ntago ari nkuko tujya tubona gutya bavuga ngo dore ngo ubwira kabiri bwaje ngo reka turebere ngo mu mazi ngo turebere inyenyeri ngo turebere iki oya nta bwari butangaje cyangwa se bwari buteye ubwoba ngo nagiye kubona mbona icura burindi riraje ubwira kabiri burakubise ngo ngiye kubona ngo mbona hagiye harimo ibintu bigiye bitandukanye abantu bagiye bahugiyemo cyangwa se amashusho agiye agize gute atandukanye ibintu mbera nuko ariko mboneza za smart nizo nayo ma televiziyo ngiye kumva ngo numvijwi ngo riturutse mu kirere Imana iravuze ngo bwira abantu bagira gute ngo biyarure ngo bwira abantu bagira gute ngo biyarure ryabisubiyemo gatatu abane se ikwiyarura niki Imana ishatse kuvuga irongera mbwira ngo bwira abantu bagira gute biyarure irambwira ngo mbwire abanyamasezerano cyangwa se abantu bumvisha ubutumwa aka kanya hari intwaro cyangwa se hari uburinzi ufite ubwabo wowe ushobora kutaburebesha gutya amaso asanzwe ariko Imana irambwira ngo mbwira abantu ngo uburinzi yabasezeranyije ngo cyangwa se ibyo yababwiye no kubikoreje kugira gute ije kubikora irambwira ngo abantu nibiyarure kuko icura burindi riraje ntibazamenya ngo riturutse mu wewe burasirazuba cyangwa se mu bajyaruguru cyangwa mu njyepfo cyangwa se hehe kuhagaze ku musozi ngabiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa ahubwo uhamye iteka nk'uko imisozi igosi Yerusalemu ko hari abantu bahagaze mu cyo cyo kuvuga imbaraga z'Imana yego dushimye Uwiteka ko hari abantu bagihagaze bakivuga kwera k'Uwiteka dushimye Uwiteka ko hari abantu batari gusebanya ahubwo bari gusubizanyamo bavanwe bari bacitse imbaraga ngo kandi babwira byarure ngo birukanke ngo aho navuze ngo nzagenda ntabarira iki umuntu w'iki yewe nagiye mvugana nawe umunyamasezerano cyangwa se umuntu wanjye ndangije ngo nangira kubwira abantu nari ndi kumwe nabo ndababwira ngo yemwe ngo nimutega amatwi mwumve ngo ukuntu Uwiteka mbwiye ati Imana irambwiye ngo babwire ngo nimwiyarure navuga nkabona abantu ntago bagize gute ntago barimo baranyumva umva ngo mbasha kugira ngo mbwira abantu mbona wapi noneho muri gihe ijwi rirambwiye ngo abantu benshi bari mu gahuge bari mu nzangano bari mu matiku bari kurangwa ngo birango byaravuzwe ariko gitungurwa rigize gute mwa abantu b'Imana mwe riraje ubwo rero bivuze iki aho uri ambara umwambaro w'urugamba kuko ntago uzi ngo ni ryari cyo koze kukura umwana w'ubugingo kandi ngiye Uwiteka ntago bagambana yaba ari mu rusengero ntibagambana yaba ntago bagambana ngo ndi kumwe na Karere ni wa mugore abajya yego niwe tugiye kwana muri kano kanya nshimye Imana ko imucira inzira akaba abonetse akaje gutambutsa ubutumwa bw'Imana ari gukura amasheka igihe kinini yamaze ataboneka yarafite byinshi ariko tumushimye Imana ko nawe imucira inzira akabonetse Karere turagusuje mu izina rya Yesu nanjye ndabaramukije mu izina rya Yesu muraho neza muraho inshuti z'umusaraba muraho navuga ngo yambi mwese nta n'umusigaye ndabashuje mu izina rya Yesu yego bese muraho murakomeye batahajuru muraho muraho bese ko ndi kubaza ngo murinzi we bimeze bite menyeshe igihe yego igihe kiri gutambuka reka tukimenyeshwe ese muraho murakomeye
uwo ni mucuti wanyu cyangwa se ni umukunzi wanyu cyangwa se ni mushiki wanyu cyangwa se ni mukuru wanyu ni murumuna wanyu wongeye ugarutse ni Claire. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Yego ni Claire tugiye kuganira yadufashije Claire. Yadufashije Marie Claire. Claire twishimiye kubana nawe. Nanjye nishimiye kubana namwe. Mumeze neza hariya? Hariya mu karere ka Kamonyi turaho turashima Yesu. Yego. Mwamara abarinzi. Urabona Yesu ari gukora imirimo n'ibitangaza. Ibisitaza ntibibura mu rugendo, ariko dushobozwa byose na Kristo duhereza imbaraga. Yego. Ukambuka niyo mpamvu wabonye nambutse Nyabarongo nkongera nkaza. Uwiso yararirimbye aravuga ngo kuko kwambuka nza ngo byaramubijije icyuya. Ngo kwambuka ngo ajye Kigali nawe Kigali. Kwambuka vuga ngo nabyo bizamubiza icyuya. Kuko twa Kristo ari muri twebwe ntago bitubiza icyuya, ari kumwe natwe ari kugendana natwe kuko umuteguro we n'uyu nguyu niyo mpamvu magize nzanye message kugira ngo wambare imbaraga nanjye nambare imbaraga. Ntago rero kwambuka Nyabarongo bizambiza icyuya, nta no gusubiraza bizagira gute bizambiza icyuya, kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Ndabakunda niyo mpamvu nagarutse nzanye ubutumwa Uwiteka yampaye. Nizere ko muri amahoro. Imana igumisha Claire, Imana igumugisha kuba yakubashishije kandi no kuba wumviye umwuka nabyo bihererwa umugisha. Amen. Kuko abahabwa message ntago bose ariko batumika. Ariko tugushimiye yuko we wumviye Imana, nawe Imana yivange mu byawe mu izina rya Yesu. Kuko wari ufite byinshi wagakoze, ariko nivange mu byawe mu izina rya Yesu, kandi iyi minsi kugendere kutuka kugenderera. Imana ishimwe cyane, ndabyakiriye ku buhanuzi bwawe ntago bujya butinda wita busoha. Rero ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Uwitekaze nyine abigemo. Uwitekaze azi yongera agaruke. So vuga ko ataza tutamubona, ahubwo niyongera agaruke. Gutumwa kwawe kandi agaruke nagaruka aze mu yindi sura atari yayindi. Aze mu yindi bundi bushyashya. Uzi Uwiteka yagaruke bundi bushyashya. Abantu bose baramenya ko yaje. Hari uko yaje bagira ngo ni bisanzwe. Yego. Ariko ubu ngubu ndabwakira ubwo buhanuzi. Agiye kuza mu yindi sura. Haleluya. Amina. Yesu agiye kuza mu yindi sura nshya. Uko bajyaga nyine babibona cyangwa se uko yazaga. Ubundi nepo. Iriya sura bayimenyereye. Barayimenyereye. Ahubwo bagize ngo nuko bisanzwe. Ariko ibintu agiye gukora nukuntu agiye yewe navuga ngo inshuti z'umusaraba ntago ubuhanuzi mbwakire nuko ntago nikunda. Navuga ngo Yesu ko yaje cyagihe agaruke bundi bushyashya. Ari ibintu bamenyereye bakabaze ngo buriya ngo rero ngo buriya ngo yabyaye ngabyara igitsina kimwe ngabyara abakobwa gusa ngo buriya rero ngo yango ningumba. Ahubwo Yesu agire gute aze mu isura cyashya uko bari babizi ngo dore yarize ngo yaheze hariya mu rugo uko babimenyereye. Yesu aze mu isura cyashya ngo buriya ngo n'umunyamasengesho ngo ariko ahora muri rakanzu. Nshuti yanjye ubatungure wambaye bazerishe babone ko yaze mu isura bazikorewe bahora basohora mu nzu. Ariko Yesu naza araza mu isura cyashya ufungura nawe urira babyita ngo ni landirodi babyita gute? Nawe bayi landirodi. Nuko reka twasoba. By the way. Yesu akwiyereke uko agiye kuza kuri Claire. Hari uko yaje ndabibona ndarya ndambara ibintu bigenda neza, ariko hari uko Yesu agiye kuza mu isura cyashya. Imana ibishimirwe kandi ubwo buhanuzi ndabwakiriye nepo nawe Yesu akuzeho. Amen. Twishimiye kuba turi kumwe nawe. Twishimiye kuba ari wowe Imana inyujijemo ibitunga ubugingo bwacu bw'uyu munsi. Imana ihererwe icyubahiro. Amen. Niyo mpamvu natanye vuga nti Imana iguha umugisha kubw'ibyo ngibyo, kandi mu mugisha Imana iguha ntisigamo umugisha w'amafaranga. Yesu ahubwo ndayashaka cyane. So ntashaka ne. Claire ni umubyeyi nisiga umugisha w'amafaranga. Duhamagaye amadolari n'amayero n'amapaundi. Ubwo yajeho nkarifataho nkumva ukuntu rimeze. Ariko telefone yakire na konti yakire namo byose. Amen. Mbere y'igihe ngo si igihe ngo kaye na nyuma y'igihe si igihe ni igihe. Kandi igihe ni iki? Bivuze ngo igihe ni iki ngiki. Umuri byavuze ngo burya igihe cyari iki? Ni iki? Rega hari ugiye gukorwaho igihe kikaba iki ngiki. Ariko waruzi. Amina. Waruzi yuko Imana niza gutabara, Imana iza gusoza icyo yavuze, itazaca mu giti, izanyura muri ngiye cyane mu wundi, izaca mu bantu. Imana izanyura mu bantu nepo. Niyo mpamvu rero ndabyizeye. Ngiye nakubwiye ngo hari igihe gize kumpanurira umbwira ubuhanuzi.
ambwira ibintu kandi nta minsi 3 yashije ntabibonye nabicakiye kutazanye nepo muri turo zariza nabyo mu bantu zariza yes atroboze urumva nyine yaraje nyine bigenda uko ariko nzariza gusa urabona bidakwiriye kandi yes aguha umugisha kuko si benshi babona message ngo bazitange ahubwo benshi barazicarana cyangwa se bakagira ishyari bakanga kuzisohora ariko Uwiteka aguha umugisha. Urakoze cyane Claire, reka twitange ikiganiro cyacu reka tugusabe karagaciyemo ariko kandi kangombwa ko nabyo bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza tuzanira ibyiza. Nshuti muvandimwe uduteze amatwi muri kano kanya kankubwire ngo bana natwe muri kino kiganiro dutangirane kandi dusozanye. Ndabizi neza yuko uri bwungukiremo, ndabizi neza yuko uri buhembuke kandi uri bukure mu buryo bw'umwuka, uretse yuko no mu buryo bw'umubiri birakunda naho ndabyizeye. Haleluya, Imana ishimwe. Nicyo mpamvu ngusabye ngo bana natwe muri icyo kiganiro dutangirane kugeza tugeze ku musozo uze kwakira umugisha wabarangije bwiza mu izina rya Yesu. Uyu mugisha mu izina rya Yesu Imana igiye kutanga ntubu muhombyi ahubwo nyemere twakire uyu mugisha. Imana ishimwe turawakiriye papa. Haleluya, haleluya, turawakiriye. Amen. Amen. Yego, iyi mvura y'urujojo icyabikagwa kure. Turawakiriye ma. Reka dukatire aho ngaho dukomeze. Nende vuga ngo buri wese ntawe muhombyi ahubwo yungukire imbere y'Imana. Claire, senga Imana dukomeze mu izina ry'Yesu mukagiye kutuyobora. Amen. Mana yacu nziza, urera kandi urakiranuka. Cyubahiro cyawe nta numwe muzagisangira. Ko waruri kera ni isaha ni kuri. Asante. Zina ryawe ni ryamamare. Zina ryawe ni rishyirwe hejuru. Pa ene estaya, bi ene edraya, tuta ene etambo. Turagushimye kubw'imirimo n'ibitangazo dukorera. Turagushimye kuko mwuka wera w'Imana yamanukiye hagati mw'iki kiganiro. Topi ene etambo. Karibu Yesu, turagushimiye. Tuta ene esta. Turagushimye kubw'ubuntu bwawe. Turagushimye kubw'urukundo rwawe. Rote kererevo sayini kire manda grome hatakuwa mando. Turagushimye kuko utangiye ukora imirimo n'ibitangaza. Uri kugenda ukiza abantu, uri kugenda utabara abantu, uri kugenda utarura intama zari zarazimiye. Izina ryawe ni ryamamare. Yamana ikora. Rote kererevo sayini kire manda grome hatakuwa mando. Turagushimye Uwiteka we ko wurukiye muri twebwe kandi ukabugiye ukora imirimo n'ibitangaza. Yego nana kutaya bi ene edraya tuta ene esta. Turagushimye. Komeza usinye. Nyemerera aka kanya turi kuguhamagara ururuke nk'ukuri gukora imirimo n'ibitangaza. Haleluya. Ndimo ndabona ugenda ufungura abari barafungiranywe mu isi y'umwijima, ugenda ubafungura. Nyemerera imirimo n'ibitangaza. Umenye pasiporo yisinye. Nana kutaya bi ene edraya tuta ene estando. Turagushimye mwami ko muri iki kiganiro abagiye gutega amatwi bose bagiye kwakira izindi imbaraga kandi bagiye kwakira izindi humure. Izina ryawe ni ryamamare. Yego. No etaya bi ene edraya tuta ene esta. Uravuze ngo dore abantu bari bagumye mu ruzerero bizengurukaho, ariko ngo mw'iki kiganiro uje guca imigozi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndagushimye kutanza utuzi mwami Imana mw'iki kiganiro. Ndagushimyeho kandi ukijije uburwayi, kandi ndagushimiye ko hari ibyo uhosheje. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro Mana. Ngaho nyemerera mwuka wera w'Imana ukomeze ugende ukora imirimo. Topi ene etando bi ene edraya tuta ene esta. Turagushimye kuko umugambi wawe ari mugari ku bwoko bwawe. Izina ryawe ni ryamamare. Rote kererevo sayini kire manda grome hatakuwa mando. Ndagushimye ko amaboko yawe uyabambye kandi koko uyabambiye umuntu wari we
haleluya turabigushimiye. Ngaho nyemera rero muntu wese uteze amatwi iki kiganiro kigiye gutangira, uwo ari we wese utega amatwi ari kucyumva atangire kumva hari izindi mbaraga za Mwuka Wera ari kwakira ibitambo bari baramutambyemo mu izina rya Yesu. Agitega amatwi ari kumva ubutumwa mwami Imana ahindurirwa ubuzima mu izina rya Yesu. Kandi mwami abari barajyanyweho imbohe mu bata bwa Satani ndagushimye kugezeyo kandi ukagaragaza kuri Imana. Ngaho bana natwe rero dutangiye iki kiganiro, Mwuka Wera w'Imana yururutse ngiye gukora imirimo n'ibitangaza. Ngaho bana natwe haleluya twe tubure nk'abantu ugaragare muri twebwe. Tugoye karibu nikaze nanjye bisabye nize izina rya Yesu Kristo wanesheje. Amen. Amen. Haleluya. Dutangiye Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza. Imana ishimwe. Niba uri maso nizere ko wacakiye nuko umwuka nyine abizanye. Imana ishimwe. Reka turirimbe umuririmbyi 49 vuga ngo ibihe nsengu witeka bintarura mu mpagarara ngo nigira odatari muganyira ibyo nkennye byose mu bihe by'umubabaro bimumuriza umutima sinduka nagumwanzi mu bihe byiza byo gusenga mu bihe by'umubabaro bimumuriza umutima sinduka nagumwanzi mu bihe byiza byo gusenga ibihe nse nguwiteka binyemeza yuko asubiza ategereje abana be ngo bamusanga bakenure ndamwihereje rwose ubu kuko yamamagaye ubwe niringiye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo gusenga ndamwihereje rwose ubu kuko yamamagaraga niringiye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo gusenga guhora nse nguwiteka kujye kumara umubabaro kugeza aho nzagera iwe nirebere ngeze mu ijuru niyambuye umubiri upfa nambaye kudapfiteka ubwo nibwo nzasezera mu bihe byiza byo gusenga niyambuye umubiri upfa nambaye kudapfiteka ubwo nibwo nzasezera mu bihe byiza byo gusenga. Imana ishimwe. Amen. Nicaye rero numvise uyu muririmbyi Mwuka Wera isawuzana mugene ndi gutangira message. Imana ishimwe. Banga ibihe nsengu witeka. Haleluya. Bintarura mu mpagarara. Amen. Mu gihe uri gusenga uwiteka, mu gihe uri guhamagara imbaraga z'Imana, nta mpamvu yo kugira ngo Satani aza kwereka amadeni akugarije. Haleluya. Kuko niba uri gusenga uwiteka mu kuri no mu mwuka, abasha gukuraho ibyo byose kandi ubasha kubicamo neza, ugacamo nta mwotsi ugize gute, ugutumyo cyangwa se nta mwotsi ugize gute, ukunutseho. Kubera iki mu bihe uri gusenga uwiteka, uba uri gukubita abadayimoni ushwiragiza ubwira Imana ngo Mana noneho ugire gute, ntiwemere ko abanzi bagira gute bambona. Imana itugirire neza. Rero inavuga ngo icyambere ni kuri mu mwuka uri mu mbaraga zo kugira gute zo gusenga. Imana ishimwe. Ukaba uri kubikora
ubikora wumva uhamanyijwe n'iki n'umutima wawe, uhamanyijwe n'ijuru ko muri kumwe. Imana ishimwe. Nta hantu na hamwe Yesu adakura, nta hantu na hamwe Yesu atagira gute adatabara. Amen. Batajuru murimo murabyumva. Uko biri kose niba wafashe umwanya uri murasenga ukavuga ngo ngiye gusengera kino kibazo, ndabizi neza nta mwene mama wakimfashamo, ndabizi neza ndetse nabo nahamagaye ngo bamfashe gusenga ntibabikora, ariko umurinde yavuze ngo ndetse n'umwana mutoya uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa n'ikiye no gusenga. Rero icyambere ni kuri mu bihe by'iki byo gusenga, ngo ibihe nsenga Uwiteka binyemeza yuko ansubiza. Haleluya. Niba uri gusenga Uwiteka, uri mu byo gusenga, bikwemeza yuko ugira gute oye Uwiteka ari buze kugusubiza. Icyambere banzurebe kuri gusenga, ese ufite communication n'ijuru? Ese wabanje gukuraho ngo twakoze ibyangwa n'amaso y'iki y'Uwiteka nitwashyikira iki ubwiza bwe, ariko niba uzi ko nta kibazo ufitanye n'Uwiteka, amen, ugomba gusubizwa mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza. Ngo guhora nsenga Uwiteka binyemeza, haleluya, ngo bijya ngo bimara umubabaro. Amen. Niba ufite umubabaro umaranye igihe kirekire, mugabo watigiza kumara, haleluya, ababyeyi bakubye batakumaze, ariko ukaba uri gusenga Uwiteka, ndagutangariza ko uwo mubabaro uzagira gute uzashira. Muri ibyo yaravuze ngo birashoboka ko hari amajoro menshi ujya urarurira nkubona uguhoza umubabaro wawe, umenywa n'amashuka nzanye inkuru y'ihumure. Imana irakwibutse, Imana irakwibutse, komera, Imana irakwibutse, tuza. Hari umubabaro umaranye igihe, hari umubabaro ubanye igihe kirekire, ariko ndagutangariza yuko Uwiteka aje gukumara umubabaro. Imana itugirire neza. Amen. Imana igumugisha. Rero mu minsi yashije Uwiteka amaze iminsi ampereza message ngo nyizanire cyangwa se isi yose cyangwa se inshuti z'umusaraba TV, arambwira ngo ugende uyitangaze kuko ari igihe cy'Imana igize gute yiyiziye. Nabonaga urabona nk'abantu bankurikirana ko nkurikiranwa n'isi yose, abanyamwuka, abapastoro, abaki, murezi Imana igenda itanga message bigiye bigize gute bitandukanye. Nari ndyamye navuga ngo nari mu nzozi kwa kundi umuntu ashyirwaho gatoya, ariko navuga ngo nagari kuko nari maze gusenga kundi umuntu yihengekaho gatoya, mitantwarwa mbona najyanwa handi ha ngo nisanga mpetse umwana nari mfite, umwana ucutse n'umwana w'imyaka 3 gutyo, ngo nisanga nyine mufite, ngo noneho ngo mbona afite n'uruhinja ari rwo rurikiri mu nda. Nyine Imana yo ivuga uko igize gute uko ishaka. Ngo nabonaga turi mu muhanda, yemwe nshuti z'umusaraba mubyumve neza, cyangwa se yemwe bwoko bw'Imana, ngo nabonaga ndi mu muhanda, ngo ariko umuhanda urimo abantu benshi cyane cyane cyane, ngo ari benshi, ngo mbona ikirere kirahindutse. Wari wabona hari ukuntu bajya ngo ubwira kabiri. Yego. Hari igihe rero ntago ubwira kabiri nabonye, ntago ari nk'ubwo tujya tubona gutya bavuga ngo dore ngo ubwira kabiri bwaje ngo reka turebere ngo mu mazi, ngo turebere inyenyeri, ngo turebere iki. Oya, nta bwari butangaje cyangwa se bwari buteye ubwoba. Ngo nagiye kubona mbona icura burindi riraje, ubwira kabiri burakubise, ngo noneho ngiye kubona ngo mbona murabona abantu bafite ana televiziyo ya ntuze ya furate n'aya matelefone manini, ngo ngiye kubona mbona mu kirere nyine ngo bise bizamo, ngo ngiye kubona ngo mbona hagiye harimo ibintu bigiye bitandukanye, abantu bagiye bahugiyemo cyangwa se amashusho agiye agize gute atandukanye, ibintu mbera nuko, ariko mbona izo za smart nizo n'ayo mateleviziyo. Ngiye kumva ngo numvijwi ngo riturutse mu kirere, Imana iravuze ngo bwira abantu bagira gute ngo biyarure, ngo bwira abantu bagira gute ngo biyarure. Byabisubiyemo gatatu. Abane se ikwiyarura niki Imana ishatse kuvuga? Irongera ambwira ngo bwira abantu bagira gute biyarure, ngo uko Satani ayejeje abantu mu kujya mu bwihebe, mu kwigunga, mu magambo, kuvuga ngo dore ngo Imana yavuze ngo ntiyakora, babigize ibintu biraho ngaho, ngo kandi babwira biyarure ngo birukanke, ngo aho navuze ngo nzagenda ntabarira iki umuntu wiki. Yewe nagiye mvugana nawe umunyamasezerano cyangwa se umuntu wanjye, ndangije ngo ntangira kubwira abantu nari ndi kumwe nabo, ndababwira ngo yemwe ngo nimutege amatwi mwumve ngo ukuntu Uwiteka mbwiye ati Imana irambwiye ngo babwire ngo nimwiyarure. Navuga nkabona abantu ntago bagize gute, ntago barimo baranyumva. Umva ngo mbasha kugira ngo mbwira abantu mbona wapi. Noneho
muri gere kuko nayibonaga nagiye kubona ngo mbona haje abantu babona muri corona twabanaga abantu bari bambaye ibintu nyine bipfutse ahantu hose ndetse no kumunwa hari ibintu ngo ngiye kubona mbona haje abantu cyangwa se ingabo navuga ngo ni ingabo za Satani ngo zije zifite ibintu by'ibipombo ngo ariko ngo uwo mwuka waza gutera mu bantu ngo uwa wajyagaho yahitaga ahinduka ikintu cy'ikibumbano nuko nabonaga iryerekwa yemwe mwa bantu b'Imana ngiye kubona ngo mbona agiye atangira ajya mu bantu ngakajya agenda ajya mu ngo ngagenda ngafungura nganagiza wa mwuka ufasha agahita ahinduka ikintu cy'ikibumbano ngarakomeza aragenda ngo nanjye nese niruka ngo numva ngo ijwi rirambwiye ngo sinakubwiye ko nzagutabarira ngo mu rugo kwa runaka ntabwo nari nzaho hantu nari ndimo ndabwirwa umva nari ndi mwiyerekwa amen Imana itugirire neza birangije ngo nahise niruka nkumva nari mfite umwana w'imyaka 3 nundi nabonaga ngo yaravutse mu gihe ubu ntabwo aravuka ariko nabonaga myerekwa ngo yaravutse ndaje ngo nese mbafata ngo mita umwera ari mu mugongo ngo mita nterura wa mwana ngo bona bwiye bose nabonaga bagize gute barangaye ngo mita niruka mvuga ngo sema ngo hantu ni murambwira kwa runaka ngo ndamenye iyo nzu ngo ari hehe urumva nari ndi mu gace nanjye ntagize gute ntazi ngo ariko ngiye kubona ngo mbona marayika ndi imbere agenda nyobo ngo ariko nahindukira ngo nkabona hari n'abandi nabo bagize gute bumvishe ryajwi ririmo riravuga ngo kandi iryo jwi ngo bari batuye bagize gute bafite iryo jwi cyangwa se bari batuye bafite ayo masezerano y'Imana ngo njyewe nirukanse njyaho numvaga ijwi ryambwiraga ry'Uwiteka ngo mbona ariko n'abandi ngo nubwo nabwiraga kwa kundi mu bantu ngo nkabona nago abantu bari kubyumva ngo ariko mbona harimo barimo baravamo nabo birukanka bagenda bajya ngo aho ngo babwiwe ngo ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo sunika winjire mu urwo rugo ngo naho ngaho ni ukuri aho hantu ntabwo nari ntazi ngo ninjiye nasanze ngo nahise ngo tsunika mu gusunika nahise ninjiramo indani ngo mitatsangamo umumama nabonaga ngo hari ibitabo nyine ngo nkabona ngo umugabo n'umudive cyangwa se umugore we ngo nkabona n'umukatolike ngo ariko nyinjira ngo mfite babana ngo ntigize mbaza ngo se Claire ngo umeze bite uyu murajyaye cyangwa se nibiki ngo wagira ngo we yari afite nawe amasezerano yuko hari abantu bagiye kugira gute bagiye kuza ngo ndangije nahise ngira gute nahise ninjira ngo nta ngufuri nari mfite ariko nashidutse ngo ngiye ubwanjye ngo miciduka ngo mu ntoki ngo mfite ikigufuri kinini ngo mpita nkinga vuba ngo ndangije ngo mpita nyine ngo nyinga ndavuga ngo se iyi ngufuri igize gute ivuye hehe ko nta ngufuri nari mfite Imana irambwira ngo mbwire abanyamasezerano cyangwa se abantu bumvisha ubutumwa aka kanya hari intwaro cyangwa se hari uburinzi ufite ubwabo wowe ushobora kutaburebesha gutya amaso asanzwe ariko Imana irambwira ngo mbwire abantu ngo uburinzi yabasezeranyije ngo cyangwa se ibyo yababwiye no kubikoreje kugira gute ije kubikora irambwira ngo abantu nibiyarure kuko icura burindi riraje ntibazamenya ngo riturutse mu wewe burasirazuba cyangwa se mu bajyaruguru cyangwa mu njyepfo cyangwa se hehe amen ndimo ndavuga ku isi hose ndimo ndavuga nyine abatuye nyine isi yose waba wumva icyongereza igifaransa ikinyarwanda ntiwabura umusemuzi ugira gute ukubwira Imana irambwira ngo mbwira abantu ngo biyarure kuko icura burindi riraje cyangwa se igihu kigize gute kirabuditse ngo kandi buri muntu wese uri maso cyangwa se uri gusenga mu kuri no mu mwuka amen Imana irambwira ngo afite ubwo burinzi nubwo ataburebesha ayo maso agize gute asanzwe ngo ariko abantu bari mu gahuge abantu icyo bareba ni ifeza ni ugutunga n'ibintu nk'ibyo ngibyo ngo ariko bagize gute baratunguwe aho uherereye aho uri hose navuga ngo ongeze ibi byo gusenga ngo nkimara gushiraho ya ngufuri ngo nahise mbazo mu mama tese umugabo wawe wari hehe ngarangije arambwira ngo umugabo wanjye ngo nta uri ugize gute nta uri ahangaha noneho ngo ngiye kugira ngo ndavuga ngo se ngo turabye iki ko ntabyo kurya tugize gute dufite ako kanya nagiye kumva numvaga Imana twese dukoze ku bwenge bwacu ngo numva bigize gute twibagiwe iby'inzara twibagiwe ibyo kuvuga ngo kurya iravuga ngo ngewe mu minsi runaka ngo mu minsi runaka nzongera mbakoreho muzabona ko ibyo navuze byagize gute byasohoye bivuze iki rero munyamasengesho munyamasezerano ye wavuganye n'Imana muri ndira avuze ngo isaha y'Imana ntagizarenga cyangwa se hakurweho nisogonda iby'Imana yavuze n'iby'ukuri kandi bizasohora tuzicara hasi Yesu aduhereze za nshuti zacu zamaze kuruhuka
zimwe twakora nagaha imirimo Imana hano mwisi. Amen. Bivuze iki rero mwa bantu b'Imana ngo nta n'umuzi umunsi n'iki nisa. Imana irangije numva ijwi rirambwiye ngo abantu benshi bari mu gahuge, bari mu nzangano, bari mu matiku, bari kurangwa ngo birango byaravuzwe, ariko gitungurwa rigize gute mwa bantu b'Imana mwe riraje. Ubwo rero bivuze iki? Aho uri ambara umwambaro w'urugamba kuko ntabwo uzi ngo ni ryari. Cyo koze kukura umwana w'ubugingo kandi wavuganye n'Imana. Ntago bireba icyambere uburinzi urabufite. Nwa kanya utaburebesha aya maso yawe agaragara. Uburinzi muri wowe ufite. Amen. Cyunga ubu burinzi hatagira ikigukuraho ubwo burinzi kuko Uwiteka agize gute araje kandi aratabaye. Nagiye kubona mbona Imana ngikoze muri ba urabona hari ukurutuye tubona abantu urabona basiga babitanga indangamirwa n'indangamirwa ngiye kubona mbona ngigeze mwaho hose mu ndangamirwa abo twari tuzi bambara amamini bambara ubuntu bw'ubuki bwose ngo mbona ahubwo bamwe na bamwe bumvishe ryajwe kubera iki ngo Imana ari yavuze ngo mwera baha amasezerano baceka intege n'iki ariko Imana numvirambwiye ngo uwo yemereye ubugingo ntago izaba umwaka ariko kandi nanone ntitugerayo amapeta azagera gute azagenda arushanwa. Ntago nzi uko uwakoze sinzi nuko wayivugiye sinzi ariko mukurushana nabonye cyane cyane abantu bagenda bakora imirimo bagiye bafite nuko nyine nagendaga mbibona mbona abantu bagenda bagira gute kuvuga ngo kirere ngo rwose ngijuru ngo Imana ari rinyemereye yego koko yarari kwemereye ariko hari ibyo utazagira by'amapeti hari bitewe nuko nawe nta mirimo wagize gute wakoze bitewe nuko ntabyo wigize ugira gute uharanira bivuze iki rero kora ibyiza ugifite iki uburyo kuko ni byiza pe ijuru zaribona kuko wagize gute waryemerewe ariko ibaze ntubona abandi bari gushayininga bitewe n'ibibariho n'ibyo bakoze bari muri iyi si uzajya he. Bivuze iki rero mwa bantu b'Imana icura burindi riraje ntabwo uzi ngo rizaturuka hehe mu gihugu urimo runaka Uwiteka dutabare. Hanyuma rero nkiri muri iryo yerekwa ngiye kumva numva ijwi rirenga numva rirambwiye ngo maze rero ngo somera abantu banjye ngo ijambo riri muri Zaburi y'Ijana-na-makumyabiri-na-gatanu. Amen. Nuko nyine tugiye kumva iryo jambo Imana yampaye ariko bivuze iki mu kazi urimo birashoboka ko nta n'akazi ufite birashoboka ko ubona ko bagiye gusohora mu nzu ambara umwambaro wo gukiranuka kuko isaha y'Imana ni isaha byagira gute byaba yewe ntago birashoboka ko aho uri Imana yaguhaye ubutunzi rwose utera imbere ariko wiyambura agakiza ubuntu bw'Imana ubwikuraho urimo urahuguza abapfakazi urimo urahuguza imfubyi yego aho uri mu cyiciro runaka uri yewe wibagiwe umuhamagaro wibagiwe inshingano ariko nyamara bigiye kumenyekana yehe bigiye kugira gute bigiye kumenyekana navuga ngo hagiye kunyura wagize gute uwasenze n'ufite isezerano ry'Imana. Ese urinze gute kubwo burinzi nabonaga Satani ashaka kubunyaga abantu benshi rero Imana igutabare Imana ikwambike imbaraga. Niba ari ikintu ngo mwisi kigira ubwenge ni ikimonyo ngo ikimonyo kizi kurya kikamenya guhunika icyo kizarya mu gihe runaka. Bivuze iki umuntu bantu b'Imana mureke kwirara reka twumve ijambo ry'Imana. Imana yisimpa ngo mpereze abantu bayo bayirindiriye abantu bagendanye n'Imana cyangwa se abantu bagikomeje kugenda mu bushake bw'Imana. Imana itugire neza. Fasha dusome nepo Zaburi 115 Zaburi y'Ijana-na-makumyabiri-na-gatanu ibice Zaburi 115 urongo aho n'uwa mbere n'ubundi kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Zaburi y'Ijana-na-makumyabiri-na-gatanu indirimbo y'amazamuka. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Ngo abiringiye Uwiteka abo ngabo bameze nk'umusozi wa hehe wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Ngo ntago ubasha kugira gute kunyeganyeza ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Ahubwo uhora uhamye iteka. Reka mbabwize ukuri umuntu wiringiye Uwiteka Imana itugirire neza ntago ajya guca igitoki cyo kwa runaka ngo abana baraburaye ahubwo hagarara kwishamba akavuga ngo nubwo baburaye ndabizi ko Imana izaca inzira. Umuntu wiringiye Uwiteka ntago ajya gusambana kugira ngo abana baramuke oya kuko ntago uzi umunsi n'isaha uri kumva
Uwiteka. Ese reka mbabaza, niba koko ibyo mwabwiye imperuka itinze kuri mwe, urupfu rwa ruratinze, abiringiye Uwiteka bameze abo ngabo, haleluya, ntago bajya kugambana kugira ngo bagaragare muri karitsiye cyangwa se mu cyiciro runaka, ahubwo biringiye Uwiteka. Kubera iki? Imana ifite uko yabahamagaye, Imana ifite ubushobozi n'ubutware yabashyizemo ngo abiringiye Uwiteka ntago bajya kuroga, hoya, kuko biringiye Uwiteka hari imbaraga zibasunika mu gakiza. Ibiteye ubwoba bijya kuza cyangwa se baca intege, ariko kuko biringiye Uwiteka. Nimwibuke baraga batatu, Saduraka na Meshaka na Abedenego, ngo bahamije Imana mu gihe cyari kigoye, mu gihe cyari kiruhije. Uzi kuba umwami yakubwira ngo mbabarira byonyine, ntupfukame nk'uko abandi bari gupfukama, byonyine wowe ugire gutya gusa rwose, kubera ko umwami yarabakunze. Kuki muri gushiturwa nuko babakunze, mwarangiza mukurira mugakurira ibitagize gute, ibiterekeranye. Ariko abiringiye Uwiteka ntago bagambana, yaba ari mu rusengero ntibagambana, yaba ntago bagambana ngo bace imanza, kubera ko biringiye Uwiteka. Bariho bavuga ngo uko byagenda kose ndabizi tungurwa ryagira gute ryaza. Ese Yesu agutunguye muvandimwe wanjye, musaza wanjye, Yesu aramutse agutunguye yasanga uhagaze he? Wende yavuze ngo wabararuhiye iki? Wa musi utabonye Yesu wabararuhiye iki? Muvandimwe wanjye, ndakubwira nanjye ngize gute nibwira. Abiringiye Uwiteka abangaba ngo bari bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Abiringiye Uwiteka nubwo igise abantu basebye, abantu b'Imana basebye bavuga butumwa, ariko urabizi neza nubwo ari kuwasebye ko wiringiye Uwiteka. Yego, ngo hari ibihumbi 7 bitaragira gute, bitarapfukamira Bayali. Ntago twitaye kubiri guca kw'iyi mihanda, abantu basebanya bambikana ubusa. Ndabizi neza ko hari abiringiye Uwiteka bagakora ibyo gukiranuka. Nibajye mu magambo bakaza kubwira iby'urutsi imitima y'Abanyarwanda, bakaza kubwira iby'urutsi imitima isi yose, atari amagambo, kuko ayo magambo nayo mateshwa ntago abantu b'Imana bayakeneye. Bakeneye ko ubabwira ukuntu wiringiye Uwiteka, ukuntu waburaye Yesu akaza akakugaburira, ukuntu bagusohoye mu nzu ngurare muri borodire, Yesu akagukora kohereza umusamariya w'umunyampuhwe akaza akakwishyurira inzu. Dukeneye kubabwira ukuntu Yesu yagusanze mu busambanyi akabugukuramo. Vuga uko umuturanye yararwana n'umugore we, ntago ibyo ngibyo biri bwubake bagenzi bane. Niba ari ibyo ngibyo karitsiye dutuyemo turabibona, ahubwo babwire kuko wiringiye Uwiteka, babwira iby'urutse umutima. Ntago kuza kuvuga ngo runaka ngo ibyo yagezeho n'akazi ke. Yesu wacu, haleluya, niba naringiriye Uwiteka, ndabizi ko Uwiteka azantabara, ndabizi ko Uwiteka azangirira neza, ndabizi ko Uwiteka azagukiza amakuba, ndabizi neza ko Uwiteka azagukiza ubwo burwayi baranzuye ngo kanseri izakwica. Ariko ndabizi neza ko uhagaze ku musozi ngabiringiye Uwiteka, bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka nk'uko imisozi igose Yerusalemu. Ko hari abantu bahagaze mu cyo cyo kuvuga imbaraga z'Imana. Yego, dushimye Uwiteka ko hari abantu bagihagaze bakivuga kwera ku Uwiteka. Dushimye Uwiteka ko hari abantu batari gusebanya, ahubwo bari gusubizanyamo bavanywe bari bacitse imbaraga, bakababwira kwera ku Uwiteka, bakababwira ko umuntu ugendana n'Imana, haleluya, atagomba gukorwa n'isoni, atagomba kumwara. Witinya ngo dore cyo kwishyura ngo abana ngo gizametse zaje ngo nenge gukorwa n'isoni. Wiringiye Uwiteka ntabwo uzakorwa n'isoni. Witinya ngo uvuga ngo ko navugiye Imana ngo bura ngo rwose hoya. Witinya, komeza uhamye umugabo bita Yesu, no mu ntambara ajyaseruka, no mu burwayi araseruka. N'ahantu kure hose Yesu wacu atagera arazura. Arega ngo yigeze ngagera kwa Lazaro, ngo yari amaze iminsi 4 mumva, ngo arangije ngo bari bazi ko byarangiye, ngo ndetse n'abari bafashe Lazaro ngo bagize gute yewe, ngo bamuhambiriye bumva ko byarangiye. Ariko Yesu wacu ntagakanga nguranuka. Uzare bugira akabazo gatoya ure kuntu inshuti zawe zigutererana, ariko Yesu wacu ntagazagira gute, ntagazaguterera. Yesu wacu ntagazagusiga, ntagazaguhana. Ahubwo nimo ndakubaza ngo wiringiye Uwiteka. Ese uri gusenga uhagaze mu masinagogi kugira ngo bamenye ko uri umuhanuzi?
kugira ngo bamenye ko uri umuvugabutumwa, kugira ngo bamenye ko nyine nuko ujya uhanurira abantu bikemera. Uhagaze ute ku musozi utuyemo? Ese ubuhamya bwawe bumeze bute? Haleluya. Ariko abo ngo biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyeza. Ntago bavuga ngo noneho ngo ngavuga ati hoya hoya ngajye guterana aya hoya. Yaramize umwami Yesu ari muri we, agendera muri we, avugana nawe, abana nawe, nta bwoba. Reka gutinya ibiza kubaho, Imana irakurinda, Imana irakurinda mu minsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro, Imana irakurinda. Aya ndagira ngo nkubwire ngo nta ntambara z'ibiwacu mwene Dawidi yaratsinze. Ayiwe ngo mwene Dawidi yaratsinze. Nta ntambara ziri iwacu kuko mwene Dawidi yaratsinze, niwe Kristo. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be. uko niko Uwiteka agose abatahajuru, agose abantu be. Yego, uhereye none ukageza iteka ryose. Amina. Amen. Bivuze ikirere bantu b'Imana, inshuti z'umusaraba, bwoko bw'Imana, yemwe batahajuru, icyambere ni kugoswe n'Imana. Amen. Nugire ubwoba bw'ibihagazemo, nigire ubwoba bw'akagambano urimo, nugire ubwoba bw'abarozi bakugose hirya no hino. Uwiteka icyambere niko agize gute? Akugose. Haleluya. Nimwibuke Elisa na Gihaza, ubwo ngo ziriya ngabo ngo zari zibagose, ngo Gihaza we ngo yarazibonye, ngo ubwoba buramwicara atitira, ngo ariko abwiye Elisa, kuko Elisa yahoraga mu mwuka, ngaramubwira tumva Gihaza we niza ntizigutera ubwoba. Abwira Imana ngo ariko Uwiteka wamukora ku maso akareba ingabo zigize gute zitugose uko zingana. Rero bivuze iki? Abiringiye Uwiteka abo ngabo bameze nk'umusozi wa Siyoni. Nagutangariza muri message yampaye, ngeye Uwiteka yampaye message sinjya ngabanya, sinjya nongera. Navuga ngo guma ku birindiro, ugume ku gicaniro. Imirindi y'Uwiteka turimo turayumva mu mwuka, imirindi y'Imana, abana b'Imana bategereje. Haleluya. Bafite amasezerano, bahagaze neza, barimo baragira gute? Barimo barayumva. Imana itugirire neza. Nimwakire neza ijambo ry'Imana, message Uwiteka yampaye, ibindi Kristo aduhana umugisha. Amen. Claire, urakoze cyane. Kristo agumugisha, Kristo akwagure, Kristo agukomeze, Kristo aguhishe aho ibyago n'amakuba bitagera mu izina rya Yesu Kristo. Nimba nta kindi waba wibagiwe, ndagusaba kugira ngo utange nimero ya telefone usengera abantu b'Imana. Nimero ya telefone ni 078 53 10 311, 078 53 10 311. Uri Imana yacu nziza, wambaye icyubahiro ndetse no gukomera. Nta wakubanjirije kandi nta nuzaguheruka. Izina ryawe ni ryamamare. Ubwoko bwawe tuhagaze kuri rya jambo rivuga ngo abiringiye Uwiteka. Mwaravuga ngo yewe mwami ni ryari, ngo yewe mwami ni ryari, igihe uzagarukira. Izina ryawe ririhabwa icyubahiro. Nyemerera utabara ubwoko bwawe, utabara isi, utabara bari mu ntambara, utabara bari mu bibazo. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ushyigikira ubwoko bwawe, ushyigikira abatahajuru. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mwuka wera w'Imana, amaboko y'Imana, kuko bakwiringiye bakakwizera kandi bakakwizigira. Ndasenze ngo Mwuka wera w'Imana hagota ubwoko bwawe, umuco wawe Uwiteka wongera urase. Intama zawe nizumvijwe rikumenye kandi zitabe. Haleluya. Uko nguko buri muntu wese yibuka icyo wamusezeranyije, yibuka icyo wamubwiye. Abantu be bareke kwirara, Mwuka wera w'Imana agenda bibutsa. Ni ku muririmbyi yavuze, aravuga ngo twibutse Mana amasezerano, tumenye ku butayu buzarangira. Gira neza ubwoko bwawe. Ndasenze mwami, mw'iyi message, mw'iri jambo, mw'iki kiganiro, wongera uhembure abari batenebutse, abari bashizemo imbaraga. Mu izina rya Yesu, Mwuka wera w'Imana ugenda ukora imirimo n'ibitangaza. Ubutabazi bwawe Kristo bugende bugere ku mpera z'isi.
yesu ureba abera bawe bari gutaka, abarushe, abafite ibibazo bitandukanye, abafite uburwayi, mwuka wera w'Imana agenda bakoreho mu izina rya yesu. Muri mbere avanga ikiganza cya yesu kiracyakora ibitangaza, reka ikiganza cya Kristo gikomeze gikora ibitangaza. Turagushimye Kristo mwiza, kuje kurwana kandi uje gutabara, intore zigutakira ku manywa na nijoro. Ngaho tegeka uganze, tubisabye twizeye izina rya Yesu wanesheje, amen.